Reka dushimire buri wese ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Seri TV, twizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo kivuga ku mateka y'Ubuhinde n'imyizerere yabo. Nta kabuza buri wese nibura uhereye ku myaka 18 umubajije gutandukanya umuhinde n'umuzungu cyangwa umuhinde n'umwirabura yabikubwira. Impamvu zibi ntabwo tugiye kureba itandukaniro riri hagati y'ibimvuze haruguru, ahubwo tugiye kureba ukuri nyako ku mateka y'idini benshi twakunze kumva nka Hinduism, ahanini yiganje cyane mu gihugu cy'Ubuhinde, ari nacyo kivamo Abahinde nk'uko nabivuze nyine. Ibitekerezo byiganje kuri icyegeranyo bishingiye ku nkuru mu kinyamakuru Hinduism Today magazine, ndetse n'ibyavuzwe na Dr. Shiva Bajpayee ndetse na Professor Emmatus, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya California State University. Ibi byose babikoze bagamije gutanga amakuru mpamo ku mateka yihariye y'Ubuhinde n'idini rya Hinduism kugira ngo bizakoreshwe mu mashuri atandukanye. Hinduism ni idini rifite amateka yihariye ndetse rikaba muri amwe mu madini akuze kuri isi, dore ko ari irya gatatu ku isi mu kugira abayoboke amamiliyoni n'amamiliyoni. Nibura hejuru ya biliyoni imwe y'Abahindu babarizwa mu bihugu 150, ariko umubare munini ugaragara mu gihugu cy'Ubuhinde. Kugira ngo wumve uburyo iri dini ryihaye igice kinini cy'abatuye isi bifuza kongera imyizerere, nibura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine habarurwa Abahindus bari hejuru ya miliyoni 2. Ubundi mbere yuko tujya kure, banza umenye inkomoko nyirizina y'idini rya Hinduism n'imyizerere yabo. Kugira ngo tumenye inkomoko ya Hinduism neza, byadusaba gusubira inyuma nibura imyaka 6000. Aha twahera mu gace kamwe ko mu majyepfo y'Ubuhinde werekeza muri Sri Lanka, kakaba karitwaga Sarasvati Indus. Kubazi geography, iki gice kinini gihera mu majyepfo ya Sri Lanka ugakomeza ku musozi uzwi nka Himalayan mu majyaruguru, ndetse ukava mu nyanja Arabia mu burengerazuba ugana mu gace kitwa Bay of Bengal mu burasirazuba. Ubundi iterambere rya Sarasvati Indus ryahereye ahangaha amaze kuvuga. Ibi byaje kurangira habaye hamwe mu hantu hanini ku isi kandi hateye imbere vuba. Byaje kugera ubwo haruse Egypte, Mesopotamia ndetse n'Ubushinwa. Ubundi kugira ngo Sarasvati Indus ibeho byaturutse ku migezi ibiri ya Sarasvati na Indus. Iyi migezi yabanje kwitwa amazina ya Vedic na Harappan nyuma y'uko yaje kuvumburwa mu 1920. Ukurikiye mu mateka, aka gace kari kamwe mu duce twabarwaga nko mu mijyi kandi kari karateye imbere mu buryo butangaje, ndetse abagatuye bari bafite imikorere iri ku murongo. Aka gace ka Sarasvati Indus kari gatuwe n'abaturage 80,000, ibintu bitari bisanzwe muri kiriya gihe. Uyu mujyi wari ufatanye n'imihanda yakorerwagaho ubucuruzi, ari nayo yaje kwagurwa ikagira kuri Mesopotamia n'uburasirazuba bwo hagati ya Aziya. Imyaka 5000 nyuma, abazwi nka archaeologist bavumbuye ububumbyi, kwandika ku bintu no kubishyiraho ibimenyetso, gukora ibumbano n'ibindi bikoresho bitandukanye, nibyo byabaye isoko y'iterambere tubona mu cyitwa ku Buhinde kuri uyu munsi. Inyandiko nyinshi zandikwaga hifashishijwe amabuye ndetse bakanashushanyaho n'amafoto yabaga agaragaza imwe mu mihango yabo, ibimenyetso bitandukanye, abantu, ibihingwa ndetse n'amatungo. Nubwo kwandikwa byari byarakwiriye hose mu baturage, n'ubu hari byinshi byanditswe hataramenyekana ubusobanuro bwabyo. Uhereye kuri ubwo bugeni waheraho umenya ko iyo myizerere ndetse n'imigenzo y'icyo gihe yaba ifite aho ihuriye n'ibikorwa by'Abahindu b'uyu munsi. Urugero, hari igishushanyo kimwe kigaragaza ishusho y'uburyo bw'imitekerereze, abiga n'abigisha bakaba bagihuza n'ikigirwamana cyitwaga Shiva, mu gihe hari n'ibindi bigaragaza zimwe muri posteri zikoreshwa n'abantu harimo nka yoga ndetse n'ikoreshwa ry'ibimenyetso bigiye bitandukanye. Ubundi buvumbuzi bw'ibintu bya kera buhuzwa n'ibikorwa uyu munsi harimo nka swastikas,
ibibumbano by'ibigirwamana by'ibigore, gusenga ikigirwamana cya Shiva Lingam, kubaka ibicaniro bikorerwaho imihango y'aba Vedic bizwi nka Alliance, imibatizo mitagatifu, gusenga zimwe mu nyamaswa ndetse na zimwe mu mbyino ziganjemo ubuhanzi. Nanone kugira ngo umenye inkomoko y'Abahindu cyangwa se ihuriro ry'ibishushanyo n'imigenzo ikorerwa aba bayoboke b'Abahindu, hari ikibumbano kigaragaza umugore uba witeye irangi mu gice cy'umusatsi. Ibi bikaba bikorwa no ku bagore b'Abahindu bagiye kurongorwa muri iyi minsi nk'imwe mu migenzo yabo. Nyuma Sarasvati Indus yaje gusenyuka mu gihe imigezi yari yarayitiriwe yamaraga gukama. Ibi byatumye abaturage benshi basuhukira mu bindi bice byari bikungahaye nko mu burasirazuba n'igice cyo hagati mu Buhinde berekeza ku mugezi witwaga Ganga. Indirimbo n'amagambo biramo ibigirwamana by'ibigabo n'iby'ibigore ndetse zikagaragaza imbaraga n'uburyo abaturage bafite kwizera ubwoko bwabo, abami, kurwana ku rugamba n'ibindi. Ubukungu bwabo bwibandaga ku buhinzi, inganda, ubucuruzi ndetse no korora amatungo atandukanye. Abavedas kandi bitaga igihugu cyabo Saptahindu, bishatse kuvuga ubutaka bw'imigezi irindwi. Ijambo Hindu na India byombi bituruka ku ijambo ry'iki Sanskrit bivuga Sindhu, ari byo bivuga umugezi. Izi ndirimbo za Vedic zigaragaza ishusho yo kuramya hifashishwa umuriro na yajna bikorwa begereye ibicaniro ndetse na altari. Archaeologists bari barubatse za altari nyinshi cyangwa se impimbi mu mijyi myinshi ya Sarasvati Indus. Nkuko byakorwaga na kera, n'ubu Abahindus cyangwa se abayoboke ba Hinduism baracyaramya umuriro muri ubu buryo. Urebye inkomoko y'indirimbo ibihumbi n'ibihumbi zaririmbwaga n'Abahindu, byari itegeko kuzifata mu mutwe, ndetse n'uyu munsi abayoboye iri dini ubwabo bashobora kuririmba imirongo y'indirimbo igera ku 10,500, bikaba byafata nibura amasaha 50. Kugira ngo byumve neza byagusaba nibura iminsi 2 n'amasaha 2 uririmba utaruhuka. Hari kandi izindi nyandiko nyinshi cyane zanditswe n'Abahindus, nazo bakazifashisha mu kuramya ibigirwamana byabo. Harimo nk'izo bita Ramayana na Mahabharata, ni zimwe mu nkuru ndende za gakondo y'Abahinde ndetse zigafatwa nk'umurage w'Abahindi. Ramayana ni inkuru ubwayo ivuga ku mwami Rama, kwimikwa k'umwami Vishnu n'umugore we Sita. Kimwe mu bice biri muri iyi nkuru cyiswe Bhagavad Gita ni ikiganiro cyabaye hagati y'umukomanda witwaga Arjuna n'umwami Krishna. Kwimika kwa Vishnu ku munsi w'urugamba. Mahabharata niyo nkuru yamamaye cyane ku isi cyane. Ubutumwa bwarimo bwasakaye cyane bwibandaga ku butabera, zimwe mu ndirimbo zivuga ku migenzo y'Abahindu, imbyino ndetse n'ubuhanzi. Ni nabyo ni bimwe mu bintu byigaragaje cyane muri ziriya nkuru navuze haruguru. Reka turebe noneho imibereho y'Abahindu. Mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Yezu, imibereho, imyemerere, imitekerereze n'imigenzo by'Abahinduism uyu munsi byose bimaze kumenyekana. Hifashishijwe amateka n'umuco by'agace katangiye kitwa Sarasvati Indus, umuco wa Dravidian ndetse n'imyemerere yabo. Imibereho y'Abahindus yari igabanyijemo ibyiciro bigiye bitandukanye hagendewe ku mirimo bakoraga. Aha twavuga nka Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas na Shudras. Ababyeyi bigishaga ubumenyi bugiye butandukanye ku bana babo bakiri mu myaka yo hasi. Aha twavuga nk'ubucuruzi n'ibindi. Ibi byiciro by'imibereho y'Abahindus byagiye biherekanwa. Twabonamo nk'abigisha imyemerere, abarinda igihugu, abacuruzi n'abandi bakozi batandukanye barimo abakora ububumbyi, ubworozi n'ubuhinzi. Gusa nanone ibi byiciro ntibyabarizwagamo bumwe mu bwoko bw'abantu biberaga mu mashyamba ndetse n'abandi bantu bafatwaga nk'abaciritse ku buryo imirimo bakoraga itabagizwe, harimo abadoda inkweto, abacuruzaga ubwatsi bwifashishwa mu basakara inzu ndetse n'abandi.
Ubu buryo bw'imibereho bwatanze icyo nakwita nk'inkomoko ku bundi bwoko bw'aba kinship ndetse buhereza abaturage bose uburyo bwo kugira ibyo batunga, uburyo bwo gukomera ndetse no kugira umutekano uhamye. Iyi mibanire kandi yakomeje kugira uruhare mu bukungu, imibereho ndetse na politike, ariko cyane bigaragara mu matora no kubana kw'abashakanaga. Ubuzima mu gihe cya kera bwari bugoye haba ku bagore n'abagabo. Abagore barafite inshingano zo kurebera ingo, mu gihe abagabo babaga bakora ubugeni, ubworozi, ubuhinzi ndetse no gucunga umutekano w'imiryango yabo. Muri rusange, abagore bagiraga uruhare rungana mu migenzo y'idini, ibirori bitandukanye ndetse n'imibanire y'abantu bya buri munsi mu mateka y'Ubuhinde, kandi hari bamwe mu bagore bagiye baba ibirangire binyuze mu myizerere y'idini, politike ndetse hari n'abandi bagize uruhare runini mu guhimba zimwe mu ndirimbo zikoreshwa mu migenzo y'idini zizwi nka Vedic. Bamwe muri aba bagore twavuga nka Indira Gandhi wabaye minisitiri w'intebe, Amachi n'abandi. Mu gihe cy'imyaka 1000 mbere y'ivuka rya Yezu, mu gihe cya Gupta usoza ikinyejana cya 6, cyari igihe ubushakashatsi bushingiye kuri siyansi n'imibare byafashe intera ndende. Abahindus bagerageje kuzamura bimwe mu bijyanye n'imibare tubona uyu munsi, harimo nk'umubare wa 0 ndetse n'imibare y'ibice tuzi nka decimal numbers. Abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere mu Buhinde bari bazi ko isi izenguruka izuba, ndetse ibi bikaba barabibaraga bagendeye ku gihe umwaka umaze mu buryo butangaje. Ubuvuzi nabwo bwari buteye imbere ku buryo abaganga bakomeye bari baratangiye kujya babaga ibi tuzi nka surgery, nubwo bitari ku kigero cy'Uburayi kugera mu kinyejana cya 18. Ubuhinde kandi bwari hamwe mu hantu hacurirwaga ibijyanye n'ibyuma bitandukanye mu isi. Imyaka 100 imbere ya Yezu, ababitangije bari barakoze zimwe mu nkingi zikoze mu butare. Kubera gukomera kwazo, zimwe muri zo na n'ubu ziracyahari. Mu myaka 1000 ishize, Ubuhinde bwabaye ubuturo bw'imiryango igiye itandukanye, ndetse iki gihugu ni kimwe mu bifatwa nk'ahantu habitse ubukungu buhambaye n'ubwenge karemano. Nta kabuza uyu munsi iki gihugu gifatwa nka kimwe mu bihugu bifite demokarasi yateye imbere. Reka tube tugarukiye aha ngaha, ntuzacikwe n'igice kizakurikiraho kizagaragaza imyemerere y'Abahindus, imigenzereze, imyizerere, uburyo bw'imyidagaduro mu gice kizakurikiraho. Reka nkubwire ngo komeza ukore subscribe ndetse ukane ukazogera, ushobora yewe no kwandika comment ukaduha igitekerezo ndetse ugakora like na share kugira ngo inkuru zacu zigere kure. Komeza ugire ibihe byiza.